Uraho neza Didier? Muraho. Agira ngo ngushimire kuba wemeye gutanga ubuhamya ku mateka aremereye wowe n'umuryango wanyu mwanyuzemo. Agira ngo baze nimba ushobora kubanza kutwibwira mu magambo makeya. Murakoze Ruhumuza kumpa ijambo. Navuga ni namwe nimwe mukoze kumpa urubuga rwo kuvuga ku byatubayeho njye n'umuryango wanjye. Nitwa Didier Niyibizi, nkaba ntuye hano mu Bubiligi, mfite imyaka 36, ndubatse, mfite abana 3. Ndi kumva ari byo nababwira mu kubibwira. Mwavukiye ahagana he? Mwari mutuye ahagana he? Njyewe navukiye i Kigali kuko papa wambyaye yakoraga muri Osirite, ni organisation y'igihugu yari ishinzwe icyayi n'inganda z'icyayi, yakoraga rero i Gikondo. Navukiye rero i Gikondo, ariko nyuma tuza kwimukira i Butare mbere yuko tutura imyaka myinshi ku Gikongoro, kuko niho uruganda rwari ruri, niho urebye nabaye igihe kinini navuga cy'ubuzima bwanjye mu Rwanda, ku Gikongoro muri Shiri. Ubwo tuza kuvuga amateka aremereye igihugu cyacu cyanyuzemo, ayo mateka akaba yarimo itsembatsemba n'itsembabwoko, nagira ngo baze nimba hari icyo waba wibuka uko umubano hagati y'abahutu n'abatutsi wari umeze kera ukiri umwana. Hari icyo ubyibukaho? Njyewe aho nakuriye ku Gikongoro muri Shiri, wenda nuko mbere ya 90 wenda nari nkiri umwana, ariko nge nahize amashuri abanza. Icyo kibazo ntacyo nigeze mbona, ntacyo numvise abantu bakivuga, ntago nigeze numva abantu wenda banakiganiraho, ntacyo nigeze menya. Mbese navuga ko bwa mbere naba naratangiye kumva ibintu by'abahutu n'abatutsi, nabyo natangiye kubyumva muri 1990, ubwo FPR inkotanyi yateraga u Rwanda. Kubera ko nabyumvise gute? Kubera ko ku ishuri mbumva nari nkiri muri primaire, nari ntararangiza, nari mu mwaka banzirizo wa nyuma hari wa primaire. Abarimu cyangwa uko utambuka ukumva bari kubiganiraho bavuga bati nanone bongeye bateye, kubera ko ibyo nagiye mbimenya nyuma maze gukura, kubera ko karere ka Shiri higeze nabwo mbere mu myaka yari yarabanjije higeze kuba ibitero nabwo by'izo mpunzi ziri hanze y'u Rwanda binyuze muri Shiri. Donc icyo kintu waracyumvaga babivuga, abahutu n'abatutsi, nyine bakavuga ngo ni abatutsi bari bahunze bateye bagarutse. Ariko navuga ko mu buzima busanzwe bwa buri munsi nta cyahindutseho, nk'abanyeshuri twiganaga cyangwa se abantu twari duturanye mu ruganda, nta nigeze numva, nta kintu nabonye cyahindutse mu mibanire hagati y'abantu. Navuga special, ntacyo narabonye. Donc nta cyahindutseho muri icyo gihe. Ngira ngo aho ukomoka yari ahantu hari hafashwe kare muri intambara igitangira, hafatwa na FPR. Hari icyo ubyibukaho? Hari icyo umuryango wawe? Nibyo koko, nubwo nakuriye ku Gikongoro kubera twahabaga kubera akazi ka papa, ariko papa avuka cyahoze cyitwa commune Cyeru mu Ruhengeri. Iwacu rero donc abasogokuru nibyo hafashwe muri za 92. Urumva hari hashize imyaka 2 deje intambara itangiye. Nkuko nabubwiye nta kintu cyari cyagahindutse cyane nanjye ubwanjye mu mibereho yanjye n'umuryango wanjye. Ariko muri 92 nyine urumva ubundi normal buri mwaka twajyaga inshuro 2 mu biruhuko kwa sogokuru, donc muri Cyeru. Ariko ubwo mu mwaka wa 92 no muri 90 nabwo twagiyeyo, nubwo hari ubona hari abasirikare benshi, ubona ari ibintu
ubona umutekano n'amabariyeri nyine ubona atari ibintu byoroshye, ariko twagiye bwo nabwo muri vacances, ariko guhera muri 1992 ntabwo twigeze twongera gusubira kubera ko hari harafashwe FPR yari yarahafashe na Butaro igice donc basogokuru batuyemo. Aho ngaho niho navuga ko kuri ngewe ku muryango wanjye twatangiye kuba sinzi ko navuga kuba impacté directement personnellement n'iyo conflit n'iyo ntambara nyine yari ihari. Ubwo voilà ndikumva ari icyo nabivugaho muri iyo periode yakurikiyeho. Nubwo ubuzima burakomeza kugeza muri 1994 ku itariki ya 6 Mata 1994 urubuka aho wari uri n'ukuntu inkuru y'indege wayumvise. Ndabyibuka neza cyane, ndakeka ko nta munyarwanda n'umwe wari we wese naho yaba yutuye wese ushobora kwibagirwa iyo tariki, kuko kuri ngewe ni tariki ibintu byose navuga ko umwijima waguye ku gihugu. Ndabyibuka neza nari ndi ku ishuri, urumva hagati aho nari nagiye nari natangiye amashuri yisumbuye secondaire, ndi muri internat mu kigo cyitwaga groupe scolaire Marie Merci i Kibeho, ariho niga. Mbere gatoya rero yuko urabizi indege igwa abanyeshuri twari turi mu biruhuko bya Pasika, ariko twebwe mbere yuko ibiruhuko biba ku kigo nigagaho habaye imyigaragambyo ikomeye cyane, habaho abanyeshuri bamwe barasahura bamena ibintu ku buryo ubutegetsi bw'ikigo nyine bwahisemo kugifunga. Donc abanyeshuri bose bagataha mu gihe bakiri kwiga ikibazo cyayiteje n'abantu bari batumye ibintu by'eskalada, sinzi ukuntu nabisobanura. Donc ikigo cyose baragifunga batwohereza mu rugo nk'ibyumweru nka 3 mbere yuko ibiruhuko bitangira. Urumva hari n'ibizamini twagomba gukora turataha, ku buryo ubwo namaze nyine ubwo hagati aho ngaho wenda ubwo ngubwo nabisimbutse nuko igihe guhera muri 1993 mama wambwiraga yabonye invitation yo kugaruka gukora muri Osirite i Kigali, donc agaruka n'abana bo mu rugo, abana batoya. Navutse mu muryango twara abana 5, donc abana 3 abari bakiri muri primaire bazana na mama gutura i Kigali. Papa akomeza kujya akora ku ruganda ku Gikongoro, agataha muri weekend i Kigali. Ngewe na murumuna wanjye twari turi muri za internat. Ubwo rero icyo gihe batwirukanye, nge natashye nyine kwa mama, natashye Remera aho twari dutuye i Kigali. Donc mama ibyo byumweru 3 mbere ko ibiruhuko bitangira. Ubwo rero ibiruhuko biratangira, ba Olivier murumuna wanjye aho yari ari ku ishuri nawe arava muri internat dusanga donc Kigali kwa mama aho twari dutuye. Me tumaze nk'iminsi nk'ine cyangwa 5 ntabwo mbyibuka neza, urabona imyaka ishize ari myinshi. Ku kigo badutumizaho batubwira ko tugomba gusubira ku ishuri, ko tutagomba guma mu bizamini, ko tugomba gusubira ku kigo kugira ngo tujye kurangiza ibizamini kugira ngo akorotire iyo semestre ya mbere yari irangiye. Ubwo ndakeka hari kuri amatariki ntabwo najye nyibuka neza, ariko hari mu ntangiriro z'ukwa kane nka le 4 cyangwa le 3, ariko ndakeka le 3 cyangwa le 4. Papa yagomba kunsubiza ku kigo donc ku Gikongoro i Kibeho aho nigaga. Ntabwo nzabyibagirwa ko ubwo murumuna wanjye yaramusabye ngo tujyane, ngo amperekeze, ko yagomba kunjyana ku kigo gusa we akagaruka mu biruhuko, abandi bose abana bose bari mu biruhuko. Arabisaba cyane ati mwanditse nkajyana na Didier tukajyana na papa. Mama arimo amwangira ati oya, guma hano n'ejo dufite abashyitsi. Arinsista aravuga ati ndashaka kumuherekeza n'ejo n'ubundi papa azagaruka tuzahita tugarukana, ko papa yagomba kundepoza ku kigo i Kibeho, akabanza agaca muri Shiri ku ruganda
mbere yo kugaruka rurandome kugaruka i Kigali mu biruhuko agarukanye ubwo na murumuna wanjye. Mama arabanza arabyanga, ariko ageze aho wabonye murumuna wanjye yabisabye cyane, aramwihorera turajyana. Ubwo barajyana bansiga ku kigo, ndi gukeka hari ku ya 4 nibwo naginze nasubiye ku kigo Kibeho. Bo bajya ku Gikongoro nyine muri Shiri, bategereje ko ntaguciye mu ijambo abasigaye Kigali no muri mama wawe. Ubwo Kigali hasigaye mama wanjye, hasigara bashiki banjye babiri, donc bakurikira murumuna wanjye na bucura bwacu bwo mu rugo. Mushiki wanjye umukuru muri abo mu bakobwa yari afite nk'imyaka nk'umunani cyangwa 9. Umukurikira afite 7, naho bucura mu rugo yari afite imyaka 4 n'igice, yagiye kuzuza 5, afite imyaka 4 n'igice. Ubwo urumva bari basigaye Kigali na mama, twebwe ubwo turi ku Gikongoro, murumuna wanjye na papa bari ku ruganda muri Shiri, nanjye ndi muri interna Kibeho. Ubwo rero bagombaga bo, donc murumuna wanjye na papa bagombaga bo gusubira i Kigali umunsi ukurikiyeho. Ibintu papa yari yagiye gufata ku ruganda, sinzi ukuntu byagenze, ntibyarangira, biba ngombwa ko ararana rundi rindi joro avuga ati nzagenda le surlendemain, umunsi wundi ukurikiyeho. Uwo muri munsi iryo joro bagombaga bo gusubirayo, nibwo indege yaguye. Ubwo baba bloka aho ngaho muri Shiri, kuko urabizi bahise babuza abantu ko ibintu byo kugenda, donc abantu bose bagomba kuguma mu rugo, ushaka kugenda akaba agomba kwaka laissez-passer, kuko ni mesure de sécurité ndakeka ubwo bari bafashe. Ubwo ngiye mpera ku kigo muri interna, nabo bahera muri Shiri, na mama bahera muri quartier aho twari dutuye Remera. Ni gutyo nkuru wayumvise? Iyi nkuru nyimenya ndi ku kigo, turi kumwe n'abanyeshuri bose. Urumva twari twatashye muri dortoir twari iki kigo, abantu harimo abantu bakiya cyane biga bataha hanze, ariko navuga ko nka 90% y'abanyeshuri bahigaga bose bari interne, donc bari muri interna y'abahungu itandukanye n'iy'abakobwa. Donc twabimenye muri iryo abambere babimenye ijoro hakiri gato, ariko ngiye nabimenye ngiye ubwanjye nabimenye ntinze nko mu masaa 4 saa 5 z'ijoro, kubera abanyeshuri bakuru ngi ubwo urumva nari nkiri mu banyeshuri bagitangira, ariko abanyeshuri bakuru bari mu zindi dortoir bo bari bafite amaradiyo, barabyumvise bahitumenyesha. Ubwo tuguma aho ngaho nyine, ngewe nsubije inyuma kuri uwo munota naravugaga ntubwo wenda se byabasa ari bihu, ariko niba ari nabyo ntago nabonaga impact biri bugire, nta analyse yindi ndende nabishyizeho. Ubwo twaravuze tuti icyo ni ikibazo, ariko turi gutegereza, kubera ko n'abategetsi b'ikigo baratubwiye ko mu gitondo tutagomba kuva kuri dortoir, ko baratuza kutubwira niba twemeye, kuko kuva hagati y'aho dortoir zari ziri kugera ku ishuri hari harimo urugendo, twagendaga nka kilometero 1. Donc dortoir ntago zari zifatanye n'ikigo, twaragendaga tugatraversa tukarenga ikiliziya cya Kibeho tukabona ubugera ku ishuri. Donc baratubwira bati turabanza tubaze abategetsi niba izo mouvement de va et vient zabo banyeshuri, umva turi benshi, turabantu nka magana 4, niba dushobora kujya tugenda tukagaruka. Baratubwira ati mubanze mutegereze tubabaze niba byemewe, kuko consigne yari uko abantu baguma mu rugo. Ubwo rero twarahagumye mu gitondo, bigeze nko masaa 4 saa 5 nibwo batubwiye ko dushobora kujya ku kigo, ko ibindi barabitubwira tuhageze ku kigo, kuko twagombaga no kurya refectoire ziri ku ishuri. Donc voilà, ubwo ari tariki ya 7, hari ku itariki ya 7 umunsi ukurikiye bw'indege igwa. Iminsi yakurikiyeho rero kuri bya bindi wari wambaje by'abahutu n'abatutsi, nk'ubwo ngiye narinze njya muri secondaire, ngiye ibyo bintu uretse nyine kubyumva ukabyumva nk'amashyaka, kuko hari haraje amashyaka menshi wenda bivuga mu mamitingi, cyangwa ngewe nk'umwana no muri communauté nabayemo même naho ngaho kuri secondaire muri interna, ntabyo nari narakabonye vraiment, cyangwa mbyumve biri gukoza ikibazo hagati.
surtout ko nanjye ubwanjye ni ibintu bitari byarigeze binantera n'amatsiko byibuze ngo mbaze n'ababyeyi mbabaze neza singendi iki turi iki ntabyo narinzi. Aho rero mu matariki yakurikiye Roseti donc ubwo navuga nka Rowitiro 9 nibwo noneho ibyo bintu byose narabonye. Ubu ngubu iyo nsubiza amaso inyuma nibwo mbibona, nibwo natangiye kubona abantu nk'abanyeshuri twabanaga muri interna nkabona tukajya ku ishuri turi wenda nko muri dortoir yacu nayo twaragamo turi 80 tukajya ku ishuri mu kugaruka hakagaruka nka 60 bakaba ari bongera kurara muri dortoir uko dusubiyeyo nyuma ubwo nge naritahiraga nkitahira aho ngomba kuryama ariko sinibaza uko bigenda. Ariko ubwo nabwo muri urwo rugendo twakoraga nakubwiye ko twanyuraga ku kiliziya tukajya tubona hagenda hazamo impunzi, ubwo niko n'ibibazo nyine ubyibaza ukabaza se aba bantu bari guhungira hano n'ibiki, tubaza abakuru abadukuriye biga mu myaka yo hejuru mu 4 mu 5 batubwira bati ni impunzi z'abatutsi bari guhunga abantu bashaka kubica. Ubwo noneho cya kibazo kame mugatangira kumva ko ari ikibazo gikomeye ko hari abantu bari kwicwa bazize ko ari abatutsi, donc ugatibgendo byumva noneho nawe ugatangira kwibaza ikibazo wenda ntubaza umuntu pariswe nta ufite ko kubaza urumva nta matelefone yabagaho wenda ngo mbe navuga ngo nda telefone papa mubaze neze ibi bintu ngomba kubyitwaramo nte donc mais ariko ubwo izo tension z'amoko utangira kubibona ni impunzi zigenda ziba nyinshi cyane ku buryo bageze baratubwira bati ibintu byo kuza ku kigo mujye mugerageza munyure ahantu kure y'ikiliziya kubera ko impunzi zabaye nyinshi ntago zikwiremo mu kiliziya abantu bari aho ngaho. Ubwo hagati aho ngaho hari haraje n'abajandarume bo kugira ngo baziproteje. Nyuma ubwo nagiye mbyumva ko nyine byari byo kugira ngo baproteje izo mpunzi kubera ko nyine ubwo intera hamwe zabirukankanaga ubwo wenda zabaga ziri Zaranturu cyangwa ziri Kugeta. Mais ubwo narahagumye kugeza nko kw'itariki ya 9 cyangwa ya 10 ntago nkibuka amatariki, ariko ubona rwose hari umwuka mubi na tension nini cyane. Ngira Imana ubwo papa nyine kubera ko yarazi ko ndi kwensa aho ngaho hari abantu b'abajandarume babaga ku ruganda rw'icyayi bari wavuga nkaho bari bafite nuze role ya sécurité y'iyo zone kubera ko intambara igitangira nkuko nabikubwiye shiri nayo bayifashe komu nka zone à risque kuko mbere hari haranyuze ibitero bakavuga bati ono se jamais ashobora kuzaza wenda ikindi gitero cyaturutse duko bari barakize kampoma iri hafi cyane y'uruganda. Ubwo rero abwira abazabo bajandarume niba viko bajya bakora ibintu byo gusimburanya bagiye Butare bagaruka wenda bagiye kwiravitaya ababaza niba batagerageza kugira ngo baze kunsanga ku kigo barebe niba batahamvana. Ubwo rero nge n'abajandarume bahamvanye itariki ntago nyibuka neza, ariko ubwo ndahava nsanga ba papa muri shiri me ariko rwose nasize ikibeho rwose abantu ubona hari umwuka mubi cyane. Nyuma ubu ngubu avec recul nyine ibyahabereye nyine nagahumamunwa abantu benshi barahapfiriye. Nyine birambabaza niyo mbitekerejeho ko nibuka ko nyine ubwo nkaho abanyeshuri bose ubwo bose bahasigaye ndavuga nti abantu baharokokeye nyine urumva bagomba kuba ari bake, bagomba kuba ari mbarwa bo kuba ari inkuru. Ni ibintu bimbabaza cyane no muri ibi bihe nyine umuntu aba arimo by'ayo matariki. Ibitekerezo byanjye nabyo bijya kuri abo bana bose bari ku kigo bavara. Ubwo nasubiye muri shiri bwanyuma. Nuko muri shiri usanga papa wawe na murumuna wawe? Mpasanga papa na murumuna wanjye, ariko papa ubwo ngubwo hagati aho yari yatangiye kwaka kuko byari ibintu agomba kwaka mu butegetsi, yari yatangiye kwaka laissez-passer kugira ngo kuko we yashakaga byanze bikunze gushakisha uburyo yasubira i Kigali nubwo byari n'icyo wakwita mission impossible parce que urumva hari intambara abantu deja hari impunzi nyinshi ziri guhunga zisohokamo, hari imeze nkaho presque igoswe n'abasirikare ba FPR, ariko yashakaga parce que à un certain moment mu rugo nyine bageze aho baturitsa centrale ya za telefone, donc nta contact yari agifite na wa mama, nta buryo bwo kumenya amakuru ntaki. We rero yashakaga uburyo bwose yagatuma asubira i Kigali. Ubwo nge nahageze hashize nk'umunsi umwe cyangwa ibiri laissez-passer arayibona
laissez-passer cyari igipapuro nyine bahabwaga nyine na commune kugira ngo tujye dushobora guca kuri barriere tugenda twerekeza i Kigali ariko ntabwo twari tuzi aho tuzagera turahava rero tuva muri Shiri tugenda twerekeza i Kigali me turi gushaka mama na barumuna bacu me tugeze Igitarama niho kure twashoboye kugera ko baratubwiye bati kuva hano nta muntu numwe dushobora kwemerera ko agenda muri sanse isubira i Kigali ati ko nabariyo deja byatuna biri kutugora kugira ngo dusekurize inzira yo kuntu bahunga tubakuensa aho ngaho ubwo dutangira turahacumbika twacumbitse papa yari afite inshuti z'abapadiri babwikabwayi turahacumbika tukajya buri mu gitondo tubyuka tujya ku muhanda kujya gutegereza impunzi ziri kuva i Kigali kugira ngo turebe ko wenda twabona umuturanyi cyangwa undi muntu wenda waba ufite amakuru yo kumenya niba hari abantu muri quartier bashoboye kurokoka kubera ko hagati aho ngaho nyine amakuru nyine yagendaga tugeraho yabagiye baza baturutse mu yandi ma secteur ya Kigali akatubwira ati ewe ati abantu batuye hari ahantu mwari mutuye ati rwose ati amahirwe bafite ni makeya kubera ko twari dutuye Remera yo munsi ya kunzira uva Senide hari inzira y'ibitaka wavuga ko yaturukaga nka Senide kazaza mpaka ikagera kuri yindi kaburimbo kongera kurujanya kaburimbo iyo kuri Sonatube abantu bari batuye aho ngaho rero urumva indege ikigwa n'intambara gitangira abasirikare ba FPR basohotse muri Senide niho bamanukiye ku buryo nyine mu bantu twari duturanye abantu barokotse ni bakeya pe abantu benshi barabishe barabamaze me ariko icyo gihe twari tutarabimenya donc ugifite cya cyizere cyo kuvuga uti nta wamenya wenda byashoboka ko wenda umwe se byibuze cyangwa se wenda watubwira cyangwa se wenda hari uwabahishe icyizere cyari kigihari nk'izo munsi zaga zimeze gute babaga ari abantu benshi barimo baraza barazaga benshi pe wenda bigitangira wenda bazaga ari bake ariko nk'icyo gihe twebwe twahagereye bari batangiye kujya baza ari benshi bamwe bari mu mamodoka abandi abenshi majorite bari ku maguru ubona bananiwe nyine kubera urugendo ariko bari benshi no bari impunzi nyine ubibona ko ari wa muntu wavuye mu rugo nta kintu azanye abaga afite apena agakapu donc byari wa muntu wahagurutse yirukanka akiza ubuzima bwe bose bahungaga abantu bari gusohoka muri Kigali majorite bari guhunga FPR kubera babiterwa wenda na quartier simbizi wenda bari batuyemo cyangwa iki ariko abasohokeraga kuri kote ya Gitarama donc bazamuka baza bagana Gitarama abenshi bahungwaga FPR ça m'étonnerait kubera ko nyine muri Kigali habaye mu bwicanyi nyine urumva n'intera hamwe zicaga abantu ubwo abantu bahungaga intera hamwe ubwo ça m'étonnerait ko bari guhunga bagaruka Gitarama parce que non seulement hari ikibazo cyuko bagomba kugenda urugendo rurerure rugiye rurimo amabarriere ntago byantangaza abazaga bagana muri icyo gice ko babaga bari guhunga intera hamwe abenshi babaga bahunga FPR ubwo rero tuguma aho ngaho Gitarama tukajya twirwa Gitarama tugataha Kabgayi kugeza umunsi nawo ntago nzawibagirwa pe itariki yo narayibagiwe kubera imyaka irashize n'iki nari nkini n'umwana ariko ari ibintu bitibagirana uwo munsi nabwo turi aho ngaho ku muhanda nyine turi kugenda turi abantu ntago nzabyibagirwa muri umuntu wanjye baraje ari kwirukanka we yari nkariya donc twicagamo ibice kugira ngo abantu bataducika tukabona hari aho tutabonye aza ari kwirukanka ati papa ati ba mama baraje ibyishimo turirukanka twese kubera iki bwo yari abonye umukozi wo mu rugo aje afite agakapu afite akantu amera nk'agashakoshi k'umudamu amubonye rero amurokonesa aza yirukanka we n'ibyishimo atubwira ati muze ndamubonye umukozi wo mu rugo wadukoreraga tugenda twese twirukanka ubwo tumugeraho nyine turamubwira ati se bari he ko wasize cyane inyuma niwe watubwiye rero inkuru nyine y'incamugongo y'ukuntu abacu bose babica babarashe bose mu rugo babica urabona iyo quartier nabwiye kubera ko ni quartier nta ntambara wavuga hagati y'abasirikare bari bahari n'abasirikare ba FPR yahabaye bya bindi wavuga uti ni intambara murebana muri kurasana ufite ikintu cyabaye nuko
FPR yarapironaga yarasaga kure noneho kugira ngo abasirikare ba leta y'icyo gihe begera inyuma noneho yo abandi bakaza ku butaka aho ngaho rero iwacu ubwo twari dutuye muri quartier bari haraguye ibisasu byinshi ku buryo nyine kubera ayo magrenade n'ibisasu bagenaga batera nk'inzugi z'imbere kuri salo zari zaraguye z'inyuma ku buryo abantu benshi n'imiryango nyine yari aho ngaho muri quartier bari baragiye bahungira muri za corridor. Urabona amazu yo mu Rwanda kenshi yabaga ufite salo ukagira corridor igiye iriho amashambure ya gauche à droite ariko harimo corridor kenshi yabaga iri centrale mu nzu. Niho rero na ba mama babaga niho hari sure kuko n'ama obi cyangwa se izo ntuze ekran za grenade ziteye hanze zashobora kugusanga uramutse uri mu cyumba cyangwa se uri muri salon zikagusanga ariko muri corridor wago ukikijwe n'inkuta donc hari ahantu ari sécurisé niho babaga ngo nyine yatura concept byose nyine en detail ibagira ikibazo rero gikomeye kuva igihe amazi iyo mu nzu yaburiye yashiriye ubwo moyo nyine yari hari yo kubona amazi yari kujya kuri citerne za citerne zabaga hanze amakartier amazu hafi yose muri quartier yacu yarazifite bakajya bacunga igihe hari agahenge nta masasa ari kuvuga cyangwa nta magrenade cyangwa umva nta bantu basakuza cyangwa batambuka mu muhanda umwe agasohoka uwo mukozi wo mu rugo nyine niwe wasohokaga urumva abandi bari bahari yari mama na bashiki bangi babiri na kukarumuna kanjye kari gafite imyaka 4 urumva niwe wari wavuga wari umugabo wari uhari niwe wasohokaga rero nijoro akajya kuvoma amazi kugeza jour nyine fatidique uwo munsi fatidique nabwo justement yari asohotse agiye kuvoma ni nako we yashoboye gukira yarasohotse agiye kuvoma ubwo ageze hanze abona abantu bari kurira ku gipangu baza bavuga bati aba hano kwa Niyibizi eske mwara verifie mureba ko bagihari cyangwa se nabo barirutse donc urumva na abantu bazaga bafite amaliste ntago ari ibintu byo kuvuga ngo nukuza ngubaze bazaga byose babizi bari barafashe igihe cyo sinzi uko babigenzaga buriya wenda bari bafite ukuntu biyenforumye mbere yaho antuka bazaga bafite amaliste abo bantu baje kwica aba mama baje bazi urwo rugo ari urwande babaririza niba hari abantu bagiye hari upa binjiramo barababona urumva bwarubwana abantu b'abana n'umudamu nibo basanzemo aho ngaho nta nimwe nta no kubabaza nta n'icyangombwa bababajije bose barabarasira aho ngaho mu nzu uwo mukozi urumva wari wagisohotse hanze agiye kwiyihisha inyuma ya citerne arategereza donc amasasa arayumva ariko arategereza nyine urumva n'ubwoba hanze abo bantu baraza barongera baragenda bagiye arategereza ko yumva ntawe ukira asubira yarimo avuga ati wenda se haba hari washoboye wenda kwihisha se akajya wenda se muri benyo cyangwa akaba yinjiye mu cyuma kimwe akajya munsi y'igitanda yinjiramo afite espoir yuko wenda arasanga harimo ubuzima ariko kuko yari yumvise amasasu yagiye afite deja icyo gishyika cyo kuvuga ati aba bantu vraiment nizeye ko batamaze ariko avuga ati wenda ubwo harimo abana wenda ze babisha umukuru bagasigamo byibuze umwe wapasanga bose babishe nawe atinya nawe gusohoka ngo agende aho ngaho parce que ni quartier zari zarafashwe nta musirikare wa guverinoma y'icyo gihe wari uri muri iyo quartier nta ntera hamwe zigeze zihagera parce que urumva na hantu bo bari zone bari niho bari bamanukiye bava muri CND bisha abantu benshi cyane na nyuma ubu ngubu naho nyine dukomereje n'ubuhungiro nyine imiryango twari duturanye ujya kumva hari nk'umwe warokotse kubera ko wenda yari yagiye muri mission ye akaza kurakonta histoire zose ugasanga abantu bose ni ubuhamya bumwe wagira ngo abantu bose bari batuye mu nzimwe rwose usanga ari metode zimwe kuza bafite izina ry'umuntu utuye aho ngaho bafite binjira barasa nta byo kwirirwa nta guhitamo nta no kujonjora ni ibintu bibabaje cyane. Hari ahantu se mwarigize gutanga ikirego kugira ngo bababwire ukuntu biba byaragenze bakurikirana baba barabikoze hari ikirego mugeze mutanga? Ikirego papa kiriho malheureusement nawe ubu ngubu yitabye Imana yatuvuyemo ariko ku mpamvu z'uburwayi hano ho twari turi kumwe mu buhungiro ariko nyine urumva umuntu ukwiciye umugore akakwicira abana batatu
ntago wongera kuryama, ubuzima bwawe bwose buba ubukonsa, sinzi uko babivuga mu Kinyarwanda, ariko ubuharira kurwanira ko warenganurwa. Inzirakarengane, umuntu mama nta ishyaka rya politike, nta kintu na kimwe yajyagamo, yari umukozi wa leta ukora nawe muri osirite, umukozi usanzwe, abana b'imyaka 4. Urumva ni ibintu ntabwo wakongera. Papa rero nyine yagize Imana dushoboye kuva mu gihugu tukagera, yari yarabigize intambara yo gusaba rwose ko abantu bakoze ubwo bwicanyi, surtout ko butari ubwacu twenyine, n'abantu benshi bari muri quartier, nkuko nakubwiye bajya kumva n'undi warokotse ahandi. Papa rero yari yabigize intambara ye, ku buryo ndabyibuka turi mu Buholandi yari yaratanze ikirego deja kwa procureur w'icyo gihe, Carla del Ponte. Icyo gihe yari yaratanze ikirego, ariko uretse n'ibyo ngibyo gusa akandika akavuga ati anashakisha n'abo bantu bandi bose baba bararokokeye muri iyo quartier, kugira ngo tuvuge bashakishe ukuntu abo bantu bakoze ibyo bintu, kuko barahari, barazwi. Abantu bamwe abayoberaga ibyo bitero barazwi, ubu ngubu byensuri n'abantu bakomeye mu butegetsi buriho, ariko kuba ukomeye ariko warisha inzirakarengane, njye nibwira ko ntago bivanaho icyaha. Kandi byibuze yaba barukonesa gakeya bakavuga bati hari abantu benshi baguye muri uyu mujyi wa Kigali bazira gusa ko icyo bari cyo. Interahamwe zisha abantu benshi zibaziza ko ari abatutsi, nta kindi kintu na kimwe zibaziza, zitabaziza ko zababonye bagira ikintu na kimwe bakora. Ariko rwose abasirikare ba FPR bisha abantu benshi mu mujyi wa Kigali, nta kintu na kimwe babajijije. Abagore, abana batari muri politiki, batari muri nakarengane. Rero ubu ngubu umuntu abana nako, ariko ukagerageza nyine gushaka ukuri, ukubika ukuri kwinshi turakuzi, ariko birababaza nyine iyo ubonye nta mwanya, nta naho kwibukira, nta na reconnaissance yo kumva ko abo bantu bagiye ari inzirakarengane. Wigeze ugira opportunity yo kubashyingura, wigeze usubira mu Rwanda kuva icyo gihe? Ibyo nabyo biri mu bintu nyine bibabaza umuntu cyane. Abantu bariciwe nk'uko mikubwiye, biciwe mu rugo, mu nzu nyine twari dutuyemo, mu nzu familiale. Nyuma ya 94 nyine 94 nangira, twaje kumenya nyine amakuru, dufite abantu bariyo, imiryango yacu urenda un peu éloigné iriyo, batubwira ko inzu yacu ituwemo n'umuntu w'umwofisiye w'igisirikare. Uri muri abo bantu nyine nakubwiye bari bayoboye izo operation zabiraga muri iyo quartier ya Remera. Nakubwiye ko yaguyemo imiryango myinshi y'abantu, yaratuyemo. Rero inzu yarayifashe. Ubwo urumva ko ni ikindi gikomere nacyo. Urumva uwo wakwise ko wanabaza n'iyo mibiri byibuze nibuze ubwo aho yayishyize. Ubwo nabyo bikaba kandi gahinda kuko udashobora nawe byo gusubirayo, byo ntago nigeze nsubirayo, atari uko mbuze uburyo cyangwa n'uyu munsi ndacyafite iyo image rwose y'agahinda n'umuborogo, epui ukiyongeraho na injustice yo kumva ko abawe nta gaciro bafite, ko ntaho uvugira. Ibyo byose rero bituma ndizera ko igihe kizagera, ariko kuri uyu munsi numva rwose nta n'ubushake, kwa kundi wumva ahantu hakwibutsa gusa ibibi gusa, nta kintu cyiza wavuga cyakujyanayo. Urumva nk'ubu ngubu ngiye, ikintu cya mbere nakwifuza no kuvuga nti kabyibuze ngiye kureba mu rugo aho hantu bacu bashyinguwe, bapfiriye nako, kuko gushyingurwa bw'ubu nta nuzi naho imibiri yabo iri. Ni ibintu rero ngiye bituma, ariko nkuko nakubwiye hagati aho mfite abana 3 kandi ni Abanyarwanda, urumva banavuga n'Ikinyarwanda, bavukiye hano. Kuri ngiye rero byari important ko babona aho bavuka, ko babona igihugu cyabo. Bo bagiye, ariko ngiye ntago ndagera igihe cyo kumva ko niyakiye cyangwa numva ko
iyo shusho mbi mfite rwose uku kwezi kwa kane ni nkaho kuri ngewe ubuzima bwagiyemo pause itari yongera kuba play kubera izo mpamvu nyinshi nkubwiye nyine zirimo akarengane, kandi nyine akarengane urabizi iyo urenganijwe n'umuntu ukomeye wowe nta ngufu ufite, nta mbaraga, ibyiza kenshi biraruta ko wakwicara ugafata igihe cyawe cyo kubanza kumva ko wowe mu mutima wawe utekanye, aho kugira ngo ujye guhangana n'umuntu ukurusha ingufu. Iryo jambo no guhangana narwo narikoresha ko ngiye nta ni memo avec ako gahinda, memo avec ako karengane, nta mutima mubi mfitiye umuntu n'umwe, ndiho mbanye n'ibyo bikomera, ariko nge mbona icyatumye nyine biba ni ukubera urwo rwango rwari ruhari, ibyo wenda no gukandamizwa kwa bamwe kwatumye nyine abandi bavuga bati twebwe turahejwe cyangwa se turakandamijwe, tugiye gufata intwaro, nta ntambara n'imwe ivamo ikintu cyiza. Rero ndavuga nti intambara zo zitangirira ku kintu kimwe de base, nuko haba hari umuntu ufite umujinya, ufite urwango, uri murenganywa. Iyo rero nta mutima mubi mfite ngewe narabyakiriye kuko niko bimeze, abacu baragiye, ariko ikibabaje cyonyine ahubwo wavuga, kuko ngewe kuva hano nkajya mu Rwanda cyangwa se nkagira ntago, ikibabaje cyonyine ni kimwe nuko abacu numva nyine baragiye, ni inzirakarengane nyinshi z'abatutsi zagenda muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko none se ko bagiye twebwe ubu twize irihe somo? Nicyo kibazo ahubwo wavuga, ukavuga uti twize iki niba abantu ubungubu bataragira igihe cyo koroherana, cyo kubona ko n'undi ari umuntu. Imyaka 24 twibuka, ariko ugasanga nyine buri kwibuka aho kuvuga de message za apaisement, aho kuvuga de message z'urukundo, zo kubabarira, zo koroherana, buri mwaka ahubwo no gushyiramo ingufu zo kuvuga, zo gushinjanya, kwerekana ama responsabilité. Nta munyarwanda n'umwe utazi wamwiciye, n'umwe uwo wabaza uwo ari wese aramuzi. Ikibazo gihari ntago ari ugushinjanya kutarangira, ikibazo no kuvuga uti turabanaho dute, abo bana bangiye bavukiye hano bagomba kubana bate n'abana b'umucikacumu warokotse jenoside y'abatutsi uri i Kigali, uri gukurira i Kigali. Ibyo ngibyo nibyo tugomba kwishyiramo imbaraga. Ikibabaje rero ngewe kimbabaza personnellement, ariko numva cyagombye no kubabaza nabo nakubwiye bafite ingufu, bafite ubutegetsi, bafite n'ububasha bwo kubikora, nukubona badashyira ingufu mu byo gushaka urukundo no kumvikanisha abantu no kwapeza imitima. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ariko kubwira abantu uti mworoherane, mubane mutuje. Abacu baragiye, nta muntu uzabibagirwa. Ubu ngubu ntago bivuze ko kubera ko uvuze ko hari nabo njya mbona bari no gushwana ngo yango ntago tuzibuka ku ya 6, ngo ntago tuzibuka ku ya 7, niyo wagira 31 z'ukwa 12. Umuntu se ko yibuka mu mutima we buri munsi? Justement ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo bazana aba institutionaliza, bituma abantu buri gihe bahora muri za clivage. Nicyo kibazo cyonyine. Naho ubundi nge mbona urukundo no gukundana no koroherana, ukumva ko niba bavuze bati uyu munsi turakwememora, kuko bo babyinstitutionaliza, turakwememora abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, nawe nk'umunyarwanda nawe aho uri kumva ko ari ikintu kigukonserna, kubera ko uwo munyarwanda ni umuvandimwe, ni umunyarwanda. Kandi ngiye nkuko nkunda kubwibwira abantu, wabishaka utabishaka, dufite inzu imwe. U Rwanda, ndi kubwira n'abana bavukiye hano mu 2010 bavuga Ikinyarwanda, ni abanyarwanda, bitwa amazina y'abanyarwanda, bajya mu Rwanda. Uko bagenda bakura niko bibaza ibibazo byinshi bireba u Rwanda, kubera iki ko niyo nzu yabo.
dufite inzu imwe ntago tuzigera dutura ahantu habiri nta muntu n'umwe uzigera donc tugomba kwiga kwibanamo urabizi meme niyo muba mu muryango mufite basaza na bari mu muryango restreint nabwo ntago haburamo abantu bashwana bakayumuna wawe akaba wenda yakumeneye bano cyangwa yakwandurije abantu bakashwana ariko ntibivemo aho umuntu agira gutwika inzu cyangwa gufata urufunguzo ngo uruvuniye muri serire urimo imbere abandi bari hanze ngo ntago bazinjira kandi nta handi ajya dufite inzu imwe rero ngewe kuri ngewe mbona wenda ni nayo message wenda n'urundi rubyiruko tungana wenda n'abatoya kuri twebwe ngewe nakuriye mu muryango w'abantu nkuko nabikubwiye sinigeze menya ibyo bintu by'amoko nkurira mu muryango wibereyemo urukundo wibereyemo nanjye n'abana banjye niko nzabarera nta umuryango utagira amacakubiri nge message naba hano kubabwira ko dufite inzu imwe iyo nzu imwe ko tugomba kuyibamo kandi inzu burya idafite amahoro yemeza abantu baterana hejuru burya nta nzu birimo kugira ngo rero twese tubeho neza tube mu nzu n'ukoroherana tukagira ikintu bita compassion donc kuvuga compassion ni nko kuvuga sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda ariko ni nko kuvuga kumva ko akababaro kundi nako ari akababaro sindabona umuntu wakumva ko gupfusha mama wawe icyo waba uri cyo cyose waba umushinwa waba umuhinde waba umuhutu waba umututsi waba icyo waba uri cyo cyose mama wawe n'umwe nta muntu ushobora kumuhindura ngiye rero nkavuga nti icyo kintu kumva ko akababaro kundi ari akababaro ko umuntu ari nkundi ko nta muntu n'umwe wagombye kumva ko akababaro ke karuta kabandi nge rero ubutumwa nge numva ari ubwo ngubwo na habandi tungana kuvuga gukundana tukagira compassion ukavuga uti akababaro kundi nanjye nakanjye kandi nyine nka kwa kundi njya mbibona kuri banderole nyine bari kuvuga bati never again nibyo koko never again ariko never again kugira ngo ishoboke nyine ishobozwa nuko nyine bitangira kuri iyo compassion kumva ko umuntu ari nkundi kugira ucyumva ko wowe uri umuntu w'igitangaza cyangwa wumva ko akababaro kawe karuta kabandi ntago never again ntago buri kuyubaka iyo ukora ibintu za gahunda zituma abantu bamwe bumva ko ari abona kwita eternel bourreau cyangwa mu Kinyarwanda sinzi ko donc uruhande abantu bamwe ari babi de nature kandi d'une façon éternelle abandi kore inzira karengane nazo éternelle urumva subwo iyo never again uba buri kuyubaka rero nkavuga nti rwose koroherana et puis iyo compassion kumva ko akababaro kundi nawe kangana ko buri wese umuntu ari nkundi ko akababaro kundi nawe wagombye kugaparticipa mu kavuga uti niba nibibirirwa baririmba kavuga uti ndi umunyarwanda ukumva ko uri umunyarwanda nyine umunyarwanda rero ngana nkundi wumva akababaro kundi dufite amateka mabi ariko marerezuma na amateka yacu abayagizemo uruhare icyo baba bari cyo cyose harimo abapfuye harimo abafunzwe harimo abategeka harimo ariko bose bafite responsabilité zingana mu mateka mabi dufite nge rero nkavuga nti aba victime abantu nakwita abarokotse ibyo bibazo byabo bantu bamwe bakomeye abandi bafunze abandi twebwe twagombye guheraho twiyubaka hagati yacu twubakana ntidushinga imiryango yo kugira ngo ijye yirirwa yandika yishinja undi mwembi murapfushije muraturanye aho kugira ngo musurane ujye mu kiriyo cy'undi mukomeze igihe arimo yibuka ko abe bapfuye ahubwo bamwe mbona banabishyiramo na politiki bikaba ibintu bimeze nkaho ari agahimano n'agasumburutso katarangira mbona bibabaje rwose ngibyo mbona binababaje kurusha n'ibyo byose byatubayeho kuko ntacyo twigira ku mateka. Murakoze cyane Didier, nimba ari ikindi wumva wifuza kongeraho ubundi butumwa? Oya, nta bundi ubutumwa bwonyine navuga nuko twagize nyine ibyo byago tugira ibyo bibazo ariko nyine urabona nta bapfira gushira
nkabwira rero abarokotse ubwicanyi bwari bwose, abarokotse survivant wa jenoside yakorewe abatutsi, abarokotse ubwo bwicanyi bundi bwakozwe n'imitwe wenda wakwita se y'abamirise nabishwe na FPR, kuko FPR yishe abantu benshi nabo. Nge nababwira nti mwese mwihangane, turi mu kwezi gukomeye, kwezi buri munyarwanda wese nutariciwe muri famille ye direct, nta munyarwanda n'umutarabuze umuntu. Twihanganirane rero, kandi twihangane, ibyo navuze ko twihanganikishe ufite uwazi wagize ibyo byago, amusure, amusanga, amubwira ati mpore, amubwira ati rwose komera. Icyangombwa ntabwo ari kureba suruse y'ibibazo. Dukora iki uyu munsi? Dukora iki ko turi hano tutangiye kubyara abana? Abo bana tubigisha iki? Tubigishe za nzangano nyine zatumye ibyo bibazo byose bibaho, cyangwa tubigishe urukundo, tubigishe koroherana? Nge rero nkavuga nti mpore abababaye bose muri iki gihe, mpore ku banyarwanda. Ndikumva nta kindi narenzaho. Urakoze cyane Didier. Nta kintu nimwe mwakoze kumpa umwanya wo kuvuga. Merci.